Imana ihimbazwe kuba uri amahoro nanjye ndi amahoro. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi ni umunsi mwiza, uyu ni umunsi w'umugisha, ni umunsi Imana yatugeneye. Uri kumwe na Prophet Rukundo. Imana ishimwe cyane. Reka dusengane Imana kugira ngo twumve icyo Imana yagambiriye kugira ngo ikugezeho. Uyu munsi wa none nagutumyeho, nakuzaniye message yawe, nakuzaniye ubutumwa bwawe. Unyemerere utege amatwi wumve icyo Imana iri kuvugana nawe. Mbere yuko twakomeza gusoma cyangwa kuganira, reka tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Yesu Kristo wa Nazareti, tugize andi kanya keza kumugisha, tugiye kumva ubutumwa bwawe. Reka bugira agaciro kuzabwumva, busenye imbaraga z'umwijima. Topansa la ole bostakile enewo shaweni mostafo albi enestai rando esta alebole fo enegia stai. Jambo ryawe rigiye agaciro kugiye kuryumva mu izina rya Yesu, amen. Nyemerera dusome Yesaya, tusome mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice bya 46. Turasoma ku murongo wa 3. Imana itugenza cyane. Hagira ati, ni munyumve mwanzu ya Yakobo mwe, namwe abarokotse mu nzu ya Isiraheli mwese, abo nahetse mukire mu nda, nkabaterura mukivuka, nkabageza mu zabukuru, ndiwe muzarinda imvi ziba uruyenzi. Ninjye nkibahetse, ninjye waremye, ninjye uzaheka, ni koko nzaheka kandi nzayankiza. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. Santol elebostafol mla. Imana ivuganye nawe mwari jambo umunsi wa none. Imana yambwiye nkubwire, ni ijambo rivuga ngo Imana iracyaguhetse kandi imvizi zane z'uburuyenzi Imana ikiguhetse. Niki Imana ishatse kukubwira? Iri ni ijambo ryiza riri mu muhanuzi Yesaya, utumwa arandika amenyesha Abisirayeli. Ariko Imana iri kuganira nawe cyane ko iravuze ngo ni munyumve mwebwe abo mu nzu ya Isirayeli, abo nahetse mukiri bato, nkabaterura mukivuka. Imana iravuze ngo imvi zizarinda ziburuyenzi Uwiteka Nyiringabo akiguhetse. Tala anstabonea. Imana yiguhetse bisobanuye yuko yita no ku mibereho yawe. Reka gato tuganire ku mubyeyi uhetse umwana. Hari ibikorwa nabonye bigeze kuri 3 navuga bya bikomeye umwana uri mu mugongo uko abameze. Icyambere, umwana uri mu mugongo, umubyeyi we amushyira icyo bita injishi, akamujisha akamukomeza. Kindi gikorwa nabonye gikorwa nuko iyo ari mu gihe cy'izuba, umubyeyi mbona yitwaje umutaka, yarangiza agatwikira umwana kugira ngo izuba ritamwica, ndetse no mu gihe cy'imvura. Ikindi gikorwa nabonye ku mubyeyi uhetse umwana, akunze kuba yitwaje akantu cyangwa niba nabyita ngo impamba y'urugendo, ashobora kugaburira n'umwana mu gihe wenda yifuza kuba yarya, ashonje akarya. Imana ishimwe cyane. None Imana ivuganye nawe, ikabivuganye nanjye kugira ngo ninkubwire ngo iracyaguhetse kandi imvi zizarinda ziba uruyenzi ikiguhetse. Niki Imana ishatse kukubwira? Mu kindi Kinyarwanda ishatse kubwira tuvugana, hari umutaka Imana itanze k'uyu mwana uri mu mugongo. Nyemerera wumve icyo Imana ikubwiye. Uyu mutaka mu buryo bw'umwuka bisobanuye uburinzi bw'Imana, bisobanuye ko umuyaga ugiye kuza, wowe uri kumwe n'Imana ntabwo uzakugeraho. Izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe cyane. Kindi gikorwa cyiza umubyeyi akorera umwana, navuze ko ari kumushyiraho injishi akamukomeza. Bisobanuye iki? Nukugira ngo umwana uri mu mugongo
atabasha kugira ikibazo cy'uko yakangirika cyangwa yaza kugwa akitura hasi. Imana ishimwe kuko yongeye kujya nawe isezerano mu isi y'umwuka. Imana iraganira nawe, irakubwira ngo ntabwo yemeye yuko witura hasi, ntabwo yemeye kugwa, irakujishe, iragukomeje. Wanyemereye ukavuga ngo amen, kuko Imana igandiriye nawe, iri kubwira ngo iraguhetse kandi imvi zawe z'uburuyenzi ikiguhetse. Iri jambo risobanuye guhekwa n'Imana, sobanuyemo uburyo navuga ngo narinshiyemo gatatu, mu buryo butatu cyane. Jambo rya mbere navuze ni umutaka umubyeyi yitwaza ahetse umwana mu buryo bwacu bw'ubusanzwe. Ikindi gikomeye navuze ni injisha aheka umwana akamukomeza. Ikindi ni impamba y'urugendo. Haleluya. Ndi kuganira n'umugenzi uri kujya mu gihugu cyo mu ijuru, ndi kuganira n'umugenzi ufite intego yo kujya i Siyoni, ndi kuganira n'umugenzi wizeye Kristo umwami mukiza, nushaka kumwizera. Imana iraganira nawe ngo noneho ivuganye nawe ya magambo mu buryo bwanjye ndetse no mu buryo bwawe, tukungutse amahirwe meza, kuko Imana iganiye natwe, iravuze ngo iraduhetse kandi imvi zizarira z'uburuyenzi Uwiteka Nyiringabo akiduhetse. Sifa kwa Mungu. Imana ishimwe cyane. Wera wa Isiraheli, niba aguhetse, ndagira ngo utangarize ko iyo ndi kubona umubyeyi ahetse umwana, nkunda kubona umwana ntabwo ajya yita ku rugendo, ngavuge ngo niyo bageze mu gikugu cyangwa bageze ahanyerera, umubyeyi niwe wita ku munyereri, yarangiza umwana we aba yiri umugongo aguwe neza. Ndagira ngo umenyeshe ko iyi nzira ijya mu ijuru, nubwo irimo ubunyereri, nubwo irimo amahwa, nubwo irimo intambara, nubwo irimo amakuba, nubwo irimo ibikugoye, nubwo irimo ibituma umutima utishima, ariko nyir'ibiremwa Uwiteka Nyiringabo avuganye nawe amagambo, wari kumwe nawe kandi niwe muyobozi, azakujya imbere cyane ko aravuze ngo araguhetse. Halaso elemostakilebla. Guhekwa n'Imana ni iby'agaciro. Iyo Imana ivuze ngo iraguhetse, bisobanuye uburinzi bw'Uwiteka, bisobanuye kurindwa n'Imana budasanzwe, bisobanuye yuko Imana ikuzigamye, bisobanuye ko Imana igutunze, bisobanuye ko Imana itazakureka, bisobanuye ko Imana itazigera iguhana, bisobanuye ko Imana iri kumwe nawe mama, bisobanuye ko Imana iri kumwe nawe mugabo, bisobanuye ko Imana itazakureka. Ibyari biguteye ubwoba byari byinshi, amakuba yarabaye menshi, ubuzima bwari bwaranze, ibyago byari byinshi ku buzima bwawe, ariko umwuka w'Uwiteka andi wari kumbwira ngo nkubwire ngo araguhetse kandi imvi zari z'uburuyenzi akiguhetse. Izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe. Uwiteka aganiye nawe, aravuze ngo araguhetse. Nibyo koko wari umeze nabi, nibyo koko wari urwaye, nibyo koko wari urwaje, nibyo koko wari uri mu buzima bubi, ariko Uwiteka aravuze ngo nkubwire ngo ukimara kumvira ijwi rivugana nawe, Imana irakuganije, Imana irakubwiye ngo nshuti wikiheba, wikigirira nabi. Uwiteka araguhetse kandi imvi zawe z'uruyenzi akiguhetse. Izina ry'Uwiteka Imana rishimwe cyane. Hari abarwayi Imana ije gukiza, hari abafite amaganya Imana ije gutabara, hari abafite ibyaha Imana ije gutabara, ije kuruhura. Icyo usabwa ni ukumwizera. Izina ry'Uwiteka Imana rihimbazwe. Uwizeye Yesu ntabwo ajya amaramasa, uwizeye Yesu ntabwo ajya mwara. Naje gusanga amazina y'isi, ushobora kwikomeza ku mazina atandukanye, ushobora kwiringira amazina atandukanye, ko mu gihe cy'akaga wazayahamagara akagira icyo yakumarira, ariko naje gusanga abana b'abantu igihe cyabo imbaraga zabo ziyo zikarangira, ariko uwizeye imbaraga za Yesu ajya abasha kubaho ubuzima bwa none n'ubuzima bw'iteka ryose. Ndagukangura nshuti, ndagukangura muvandimwe, kumva ubutumwa Imana ikubwengera guhetse ni ikimenyetso cy'uko aho bandi bazapfira wowe uzakirira. Niko Imana itangaje. Ibyago nubwo byaba byinshi, jya umenya ko Imana igiranye nawe isezerano. Iyi ni isezerano Imana igiranye n'abera, iyi ni isezerano Imana igiranye n'abari kunyumva, iyi ni isezerano Imana igiranye n'abadukurikiye kuri online, iyi ni isezerano Imana igiranye nawe uri kumva ubutumwa. Irakubwiye ngo imvi zizane z'uburuyenzi Imana ikiguhetse. Byakire mu izina rya Yesu. Nyemera utere haleluya, nyemera utere haleluya, nyemera utere haleluya. Uwiteka araguhetse, wa musore araguhetse, wa mugabo araguhetse, wa mwana muto araguhetse. Imana ishimwe. Niyo mpamvu niyavuze ngo araguhetse. Nyemera utangarize ibyari bikugoye, ibyari bikubabaje,
bikubabaje, byari bitumye udasinzira, ubibwire ngo navumbuye ibanga. Repora sikedra renezo estanse rabi elgrema renezo ni masasa rekute asire renimo asirimo rakite asirimo. Ndivuga umwuka w'Imana ari kunganiriza, ari kumbwira ngo ninkubwire ngo araguhetse. Witinya nshuti yanjye, komeza wizere Yesu, komeza wizere umwami w'abami, komeza wizere Imana idahinduka, komeza wizere Imana itabesha, komeza wizere Imana nyiribiremwa, komeza wizere Imana izabana nawe no mu rupfu muzamuri kumwe nugira kumwizera. Ariko uyu mwami hari kondisiyo, hari ibimuranga ndetse bikwiye no kukuranga. Icyambere, uyu mwami akunda kumwizera, akunda umwizera. Uko yavuze ngo unyizera wese nubwo yaba yarapfuye uwo ngo azabaho. Ikindi uyu mwami Yesu mvuga, akunda umuntu ugira urukundo. Bene data bakundwa, uko ijambo rivuga ngo nimugire urukundo nibwo muzaba abigishwa banjye nyakuri. Nanjye ndi umwe mu bantu bari kugukangurira kugira ngo umwizere. Nuragiza kumwizera ugira urukundo, arakubwira ngo kuko numara kubyuzuza ibyo ngibyo abyuzuranye nawe isezerano. Arakubwiye ngo imvi zizariya z'uruyenzi akiguhetse. Mu kindi Kinyarwanda Imana iguhaye uburame, mu kindi Kinyarwanda Imana irakurengeye, mu kindi Kinyarwanda Imana iganire nawe ngo humura, urugamba si urwawe n'urw'Uwiteka. Unkurikiye urwaye, unkurikiye ufite intambara, unkurikiye ufite amakuba, unkurikiye wihebye, unkurikiye ubuzima bwanjye, unkurikiye nta byiringiro, unkurikiye ubuze pfe na ruguru. Tugiye gusengana Imana. Nyemerera uvuge ngo mwami Yesu, uyu munsi wa none ndakwiringiye, uyu munsi wa none ndakwifuza, uyu munsi wa none mpeka. Imana ishimwe. Niba uvuze ngo urampetse, nyemerera rero ibyari bindwanya uzubirwanya. Imana ishimwe. Ibyari bitumye nasinzira uzubikureho, ibyari bitumye niheba uzubikureho. Nyemerera usengana, ubwira Imana ngo Mana ndakwifuza, ubwira Imana ngo Mana shoboza kukwizera, ubwira Imana ngo Mana shoboza kukwiringira, ubwira Imana ati Mana shoboza kubana nawe. Haleluya. Ndumva hari umwuka w'Imana aganiriza ngo hari abantu n'ukuri ahetse, hari abantu arengeye, hari abantu Imana itabaye habura gato isirebra. Nubwo ibyari bikwisha byari bihari, ariko Imana igukirije aho byari biri. Mbega mu kindi Rwanda Imana ivuganye nawe igukirije imbere y'amaso y'abanzi bawe. Kandi icyo dukundira Imana, igishobora kugukiza ikagukiza intambara zihari, ikagukiza zitanahari, uko ari Imana ishoboye byose. Mu kindi Rwanda Uwiteka afite ubushobozi bwo kujya kuri tere yaho bibera, yaho urwanyirizwa, yaho baguhigira. Nshuti yawe, reka nkubwire akantu gakomeye. Iyi Mana igira nawe isezerano. Noneho icyo tuyikundira nibyo koko, hari igihe yakubise ikubwiye, ariko hari n'ibigiye gukubita itanakubwiye, kuko yitwa Imana ishoboye ibintu bingahe byose. Irakubwiye ngo imvi zane z'uruyenzi ikiguhetse. Niko buhanuzi nari nkuzaniye. Imana arimbwe nkubwire ngo humura, Imana iraguhetse kandi imvi zizaba zindi z'uruyenzi Uwiteka Imana akiguhetse. Reda unstable. Reka dusengane. Shona unstable. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'imbaraga, Mana y'ubushobozi, Mana itabesha, Mana y'ubutwari. Sengeye abantu bawe, sengeye abera bawe, abarwayi, abashonje, abakwifuza, afite intambara, afite amakuba, nubatabare, nubabohore, nubiteho mu izina rya Yesu. Mwuka w'imbaraga aherekeze iri jambo, kandi mwuka w'imbaraga abakomeze, kandi mwuka w'imbaraga abarwanirire. Ikintu cyose cyarwanyaga umugambi wawe gikurweho. Ikintu cyose cyarwanyaga Enestar Enebiasi amasezerano wasezanye n'ababera gikurweho. Ubinjize mu cyo wavuganye nawe, ubinjize mu mugambi wawe, ubinjize mu mashimwe. Abari barwaye ubakize, abari afite intambara uzirangize, afite amakuba uyarangize. Uhere munsi wa none ijambo igira agaciro kuryumvishe, kandi umwuka w'imbaraga abatabare, abarengere, baremera amashimwe, ubabohore izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, 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 amen. Imana iguha umugisha. Imana iravuze ngo iza imvi zane z'uruyenzi ikiguhetse. Humura, Uwiteka araguhetse. Komera, shikama. Wari kumwe na Prophet Rukundo. Bye bye.